Abaturage bo mu karere ka Musanze bahamya ko kutarya imbuto ndetse n'imboga kuri bamwe akenshi ariyo ntandaro y'ikibazo cy'imirire mibi n'igwingira bikigaragara mu karere ka Musanze. Kutarya imbuto bigira ingaruka kubera ko imbuto tuzi ko zirinda uburwayi ndetse zikaba zarwanya n'igwingira, ariko noneho kubera ko abenshi tuba tutazihinze biba bisaba kuzigura, babura amafaranga yo kujya kuzihaha. Niyo abonetse gusanga turi kwibanda ku bijumba, ibirayi, ibintu nk'ibyo. Tukumva ngo Musanze ifite igwingira bitutera ipfunwe rwose, niyo mpamvu twafashe ingamba zo kumva yuko tugiye kwihaza ku bintu byitwa imirire igizwe n'indyo yuzuye, ariyo ibyubaka umubiri, ibitera imbaraga n'ibirwanya indwara, harimo n'imbuto. Mu rwego rwo gukomeza gushyira mu bikorwa umuhigo akarere gafite wo gushishikariza abaturage gutera ibiti 3 by'imbuto kuri buri rugo, ubuyobozi bw'akarere ka Musanze ku bufatanye n'umufatanyabikorwa wa Recycle Africa ukorera mu murenge wa Busogo bahaye abaturage ingemwe z'ibiti bya avoka 2,000 zifite agaciro ka miliyoni 1.5 z'amafaranga y'u Rwanda. Abaturage bahawe izo ngemwe ku buntu bavuze ko zigiye gukomeza kubafasha kurwanya imirire mibi no kugira umuco wo kurya imbuto. Izi voka duhawe kubera ko tuzaba tutari kuzigura, tuzifitiye, tuzazigaburira abana ndetse natwe tuzirye ndetse dusagurire n'amasoko. Icyo gihe dufite icyizere ko igwingira rizagabanuka mu bana ndetse natwe ubwacu twagira ubuzima bwiza. Dushima ubuyobozi butuzaniye ibiti by'avoka, umuturage wese akayibona, imirire mibi ntizongera. Umukozi wa kampani itunganya ibishingwe mu murenge wa Busogo Recycle Africa, Madamu Eva wa Maria Christine, avuga ko izi ngemwe z'ibiti by'avoka bazitanze muri gahunda yo kunganira umuhigo w'akarere. Twahisemo gutanga izi ngemwe muri aka karere ka Musanze tugendeye ku kigereranyo cy'akarere ka Musanze, kuko ari akarere kagaragaza ko hari imirire mibi mu baturage. Ni muri urwo rwego twavuze ngo nibura buri muturage tumuhe ingemwe 3 nk'uko biteganwa n'amategeko, nibura mu ntego y'akarere ko buri muturage agomba kuba afite ibiti 3. Umukozi w'akarere ka Musanze ushinzwe amashyamba n'umutungo kamere Musoni Prote avuga ko abaturage bakwiye kugira umuco wo kurya imbuto mu rwego rwo gukomeza kurwanya imirire mibi haterwa ingemwe z'imbuto zitandukanye. Tugire n'umuco wo kurya indyo yuzuye, twumve ko uworoye inkoko amagi yose atarayo kujyana ku isoko, asagura agira n'iryo abanza akarya cyangwa agaha n'umwana, uwejeje avoka ku biryo bye agiye kurya saa sita atayiburaho, ndetse n'ugiye guhaha n'utarera yumve ko uko ari buhahe ibyo kurya asagweho n'igiceri cyo kugura urubuto ari ingenzi ku buzima bw'umwana we n'ubwe bwite. Hari n'igihe abantu bajya bagira kumva ko ngo imbuto ari iz'abana, ariko natwe bakuru turazikeneye, abasaza bakazikenera kurushaho. Rero ndumva ari ubwo butumwa nabaha. Ubuyobozi bw'akarere ka Musanze buvuga ko mu muhigo w'akarere bafite gahunda yo gutera ibiti 3 kuri buri rugo mu rwego rwo gushishikariza abaturage kurya imbuto no kurwanya isuri. Robert Byiringiro, Televiziyo y'u Rwanda mu karere ka Musanze.